menye kancinyo nakora ibara najya muri gereza. Ntubona iyo nzobe yawe itukura ukagira ngo ubasha n'uburenganzira bwo kumvogera uko yiboneye. Ariko icyo kinyamunturira buri munsi niba nciye ku bavandimwe. Mabuja wagwa akazi nkako mfite we waba wanaziteretse aho kuzikata wabirangije ko se wakiwe wakibura bwenge ibi ngibi bikora design bijya mu gifu batabanje kubikanja nabakoreshereza anniversaire nge nagweruka kwinkoreshereza busura nkunda kakameza se kandi kageze hano gute Jama enda hano Amagana witabe ubugiye mu biki kwamagara vuba se namaho akakameza ko ngasanze hano byagenze gute hase ibintu byanga byose bisigaye biguruka hari boss araguruka nawe rimwe nari mukanguruka ngo n'ibintu byanyu rero byahatanye kujya byigurukira hasi bundi imeza kumburana ntarama bifite yageze hari wasanga ibintu byayo byarwaye bya bindi bita amadayimoni ubwo se urumva ibyo ngubaza ari biri kunsubiza ubundi se mbandagiye tuvuga boss se gende iki mabya kazi iki kintu nzakigire ariko ubundi igihe umaze igihe tumaranye ntabwo uramenyera ntabwo njye ufite ikibazo igihe maranye nawe nturamenyera njyewe ari jye nawe nyoko buja ninde none urumva ubushaka kumvugisha menshi fata akakameza kajyane mu nzu ntabwo se imeza ifite amaguru ariko atamuvika kabitanagurutse igizane gute wa mugani rero ngiye gushaka uko kandi ngo icyo ukeneye amafaranga ngiye gushaka ngahese ujye umpera amakuru ku gihari ngiye rwose nabasha sinjya ngorane iwacu ntabwo tugeze gutunga amafaranga menshi y'umurengera ariko uzajya ubona uzajya umayo ngayo uzajya umpa amakuru cyane ariko nubwo wampa amakuru nijye kunyubaha numvisha wivugishwa ngo utegura ameza ariko boss ahari ngo utegura icyayi ku meza ariko boss ahari nanjye ngo mubye ko ndi boss iyo nindi topic umva jyana akakameza mu nzu ibindi ubimbaze ave kukajyana nubwo ntazi byagasohoye urugo kikigabo ubu cyari kicaranye n'ishoreke ahangaha kuko ntabwo numva ukuntu imeza yasohotse mu nzu ikizana ahangaha ntabwo bibaho kumbona wakwamira imihanda none Ibi byose birakureba. Urumva bikureba. Ibyo umbwira ngo bindeba nta maso bigira. Akoreka mubwire ntukanyije mu buzima ntabwo ushinzwe kumva. Bigara frere kubona kunyura nka gutera pisi nta birenze bwo wagiye woroshye. Okay. Cyane. Amare neza. Yari hatari. Yaratwika reso ubundi bura bakoresha amafaranga angana gute. Faranga ariko bira nta nubwo birenze nta mafaranga make ashoboka. Ariko warandebuje basi uzambaye kano gakanzu k'urugo keza. Ko na kari akajipo nayo nambaye kari kajyanye. Ahubwo ndabona uyu munsi ari bwo watwitse. Ako ndundi murantwika. Warutwika. Seriki. Uramuzi se? Uriya ni grand frère wanjye mu mahanga yitwa Mbanda. Uriya nari nini. Ntabwo muzi se? Oya. Naho ndamwitegereza nkaho muzi ahantu mugeze guhurira. Nari ngize nyibonye basawunze. Abantu baragenda bagasa nta n'ikintu bapfana ngo. Asi umunsi wifashe n'ikintu rwo. Kandi utongera kumbwira ibintu by'amafanta ngibiki. Jumgira nk'akantu gakonje. Nawe ushaka kugira ngo unte mu mitego. Imitego ariko yihubo kuki umbwira ngo sinywe agafata ushaka iki ubwo orange bwawe mu orange no orange nyine ujye ko ndi umukobwa saba kandi kabira wa kare kare
so ndari nari ko numva none ntanyuze hari ntaho rwose aragiye niyo mpamvu uri kunyoshya ngo nkwe akantu nyine gahiye ariko nkoshya ibiki Imana wowe intambara reka nigendere niba ari nagaruka mfata ku ngufu mbabarira cyane ntagira se ntabwo ndi umukobwa ntabwo uhora unkeka cyane ubona hari ikintu njye nawukorera bamerekeza ibyo ni byoroshye mbabarira nyimerekeriza bambwiye ibyo kwambanda ariko na n'ubu ngubu ntabwo nari nabasha kubyakira urugo ntabwo ruhagaze neza ese ntabwo yakubwiye basi mwaganiriye bakubwire aho bipfira ikibitera njyewe ari ntitwaraganiriye umugabo asigaye amukubita rimwe na rimwe ntagitaha urebye ntabwo bimeze neza birimo birangirika sinzi ikintu twabafasha hari ikintu twakabaye tubikoraho pe reka nimugoroba nze guhamagara mbanda hanyuma muri weekend nzaba mfite umwanya tuzagende tuganire nabo tubasure tumenye ese birapfira hemeze twagenda tukabareba umuntu akaganira nabo akumva ibyabo murakoze cyane rwose kubera ko nyine urugo rwabo ntabwo ruhagaze neza bakatubafasha urugo ruri gusenyuka tureberera amasaha yageze rero mukunzi akagenda mbona wisetsa ni ibiki ni amakuru ufite wewe ndashima Imana muri iyi minsi uzi ibintu iri kunkorera ariko ubona ko nahindutse buriya wenyine nsigaye mbona nyine uri mu marere uri rwasetse nyine mbwira niko ari iki umva Imana isigaye yarampaye umutipe mwiza w'amatuza matuza ubundi siko utamunyeretse nabwirwa n'iki ko afite ayo matuza shaka kumureba munyereke nyine kuko mana n'uyu nguyu se amubonye ukuntu ameze namubonye ubwo rero atangiye gupinga ntabwo mpinze rwose mbabarira urabona atarenze noneho ikirenze kuri ibyo afite ndabizi ntujya wiburira ukunda abagabo bafite amafaranga urazi ahubwo we uzi ikintu usabwamo unyitwareho neza uri kumva nzajya nkuhereza buri kimwe cyose ikindi kandi kiriya kigo yigaho nzahita ngukuraho ubu tugiye kubaho neza uri kumva niba na ngombwa azatwimura hano ntiwumva se natwe tugende tubeho nk'abana nyine b'abakiriya wowe humura ndakubwiye ntabwo asinzira biragira saa sita zishaka amamagara bebi nananiwe gusinzira ibitotsi nawe ndabizi uzi ko watse abantu b'abandi ubundi nkubaze ko wanyemereye kunsohokana uzansohokana ryari nakubwiye wowe humura mfite igisakoshi cy'amafaranga buriya iki igisakoshi afite kashi no mu imbere n'izina yabaye igishakoshi wapi ni sweet ariko afite amafaranga ubu njya ngira ngo ahubwo ni gatuma kuko uburyo nkunda nyine ahubwo ukomeze witonde tundi ubona ndi umusazi jya ukomeza witonde ngiye ubundi kiriya kitu ukeneye nutsinda kuguhindurira ikigo kukwatsa kuri sitire abanyeshuri ntibagucishamo ijisho kuguhinduza ibyo bisuko byawe wajya ugenda gake sawa nyine papa nyine uzamunyereka amaso ku maso ndebe umura
n'ubundi afite gahunda yo kunsohokana nawe uzaprofitiraho muri kiri. Jama nitabye. ako Jama sinakubuje kuzajya tuvuga mpagaze hejuru. Yahaye Mariya. Hajya bavuga ngo ntabwo mucarana na sebusha, iyo mwicaranye uri kumusuzugura. Sasha nawe urabizi ibyo. Ndabizi cyane. Yakomeza kuba umugabo buriya wanakwicara ahubwo iki imyaka wenda utarageza ni y'agacupa ariko nuyuzuza nzajya nguha dusangire nta kibazo. Kigere. Hanyuma watetse? Nteka. Hayi Mariya. Hari ibirayi gusa. Nari ntegereje mama Cedric ngaze hamwe byo guteka. Ako buri ikigoryi. Oya, mfite ubwenge bwuzuye. Warabupimye usanga ni tayari cyane umunzani unyeka ko ijana ku ijana. Ntabwo rero bwuzuye. Uzi impamvu nyakubuje kuzajya wakuriya mugore amafaranga kuko ndi muri gahunda yo kugira ngo mpimane nawe, ahubwo biri amahirwe utatetse ntuteke. Ikindi ndashaka kubiteka iri rimwe mu minsi itatu nyine ndashaka kurebana nawe. None se boss mwizanye nteka rimwe mu minsi itatu nisha ni saa sita cyangwa ni nimugoroba? Ntabwo mbizi icyo mpfa nuko uzajya uteka rimwe mu minsi itatu kugira ngo mpimure ya mugore. None se boss akira gipeti cyawe njye nyikuzaho burundu. Nese icyo tumva ni iki? Inyana ni ya mweru kandi mweru ni nyina njyewe urabizi ndi nyangamugayo. Uriya mwana asigaye ashyanuka kandi nta wundi ubimutoza ni nyina. Harya ngo wema ngaho ishaka si 10 se wongereyo haye 5. Ariko ujya umpa amakuru bitewe rero niyo mpamvu kirumuna cyanjye nacyo singishira amakenga. Siko hari ukuntu njya ngira gutya nkabatungura nkasanga barimo baraganira ubona bameze nkaho ubona baseka. None se ko nawe wize ukaba uzi inzara yo ku ishuri umurumuna wawe ajya teseke nk'abandi? Yiga kaminuza adahabwa buruse, ajya agura registre imwe agura ikayi imwe asigaho ntayarya. Azajya yirwana sayiro yarakuze riga. Nese umuntu usigaye uzi gutereta umugore cyangwa kureba umugore wa mwene nyina akamumwenyurira akishima sha ubwo urumva adakuze yirwane. Umuntu atarameze ubwanwa se rero wenze wowe ushobora no kwibeta ugateka nk'agaceri ukajya ugenda udonyaho nanjye nkakugurira amata, ariko subutu ugateka rimwe mu minsi itatu. Hanyuma kandi ukajya unandebera amakuru y'uriya mugore abantu ajya ahura nabo buriya bashobora no kuzangirira nabi ukayampa yose, si byose? Nibyo gusa se? Ngaho ugiye. Alo?